yareba abantu b'Imana, yareba korali Hoziyana, uba wumva umerewe ute, wiyumva ute? Mu myaka 49 nkora uyu murimo mba numva merewe neza by'akabura rugero. Wabwira iki abakiri batoya, rwa rubyiruko b'abana watoje ku munsi nk'uyu wa Pentecote? Reka mpite nahuranya ndase ku ntego. Kubatizwa mu Mwuka Wera ugakomeza ukayoborwa nawe, bana banjye bitera umutwe mwiza. Hanyuma gukerensa agakiza ka Yesu n'imbaraga z'Umwuka Wera bitera umwaku. None rero ariko iyo umuntu ashaje ararondogora, reka ne kurondogora umushumba bitamubabaza. Bana bato, rubyiruko, mushakane Imana umwete. Jewe na Dorfe na Sira na Karekezi na Poro n'umudamu wa Dorfe Drosera, uko twabigenje muri iyo myaka ya kera, twabishakishije gusenga, tugasenga kugira ngo twasaze. Naho iturebera hirya irakomeza iratujyana adoro, dore tubisaziyemo. Ese mushumba wanjye ibyo sakanyamuneza? Ni ugusenga tugakomeza tugasenga kugeza tubisaziyemo. Twongere dushimire Imana, tuyikomere mu mashyi cyane. Karibu korali Beura. Twakijijwe kubw'ubuntu n'imbabazi z'Uwiteka, Mwuka Wera niwutwe neza, natwereka ibyaha byacu. Amaraso y'Umwami Yesu niyatweza ibyaha byose. Twakijijwe kubw'ubuntu n'imbabazi z'Uwiteka, Mwuka Wera niwutwe neza, natwereka ibyaha byacu. Amaraso
abigishwa bari hamwe batungurwa n'umuriro hamwe n'ibirimi by'umuriro bose buzuza umwuka wera Petero abwira abantu bose ati wa Yesu mwise ni ukoze ibingibi mureba benshi bizera Kristo abigishwa bari hamwe batungurwa n'umuriro hamwe n'ibirimi by'umuriro bose buzuza umwuka wera Petero abwira abantu bose ati wa Yesu mwise ni ukoze ibingibi mureba benshi bizera Kristo twakijijwe kubw'ubuntu n'imbabazi z'Uwiteka Mwuka wera niwutwemeza natwereka ibyaha byacu amaraso y'Umwami Yesu niyakweza ibyaha byose twakijijwe kubw'ubuntu n'imbabazi z'Uwiteka Mwuka wera niwutwemeza natwereka ibyaha byacu amaraso y'Umwami Yesu niyakweza ibyaha byose Mwuka wera kanyigisha atuyobora mu kuri kose azazamuka n'itorero ubwo Yesu azagaruka Mwuka wera kanyigisha atuyobora mu kuri kose azazamuka n'itorero ubwo Yesu azagaruka Mana data uri mw'ijuru turakwinginga muri ibi bihe uhembure umurimo wawe imitima yacu twese kangura abasinziriye utarura abazimiye ubasubize mu nzira uzasange turi maso Mana data uri mw'ijuru turakwinginga muri ibi bihe uhembure umurimo wawe imitima yacu twese kangura abasinziriye utarura abazimiye ubasubize mu nzira uzasange turi maso twese twakijijwe kubw'ubuntu n'imbabazi z'Uwiteka Haleluya niwutwemeza natwereka ibyaha byacu amaraso y'Umwami Yesu niyakweza ibyaha byose twakijijwe kubw'ubuntu n'imbabazi z'Uwiteka Mwuka wera niwutwemeza natwereka ibyaha byacu amaraso y'Umwami Yesu niyakweza ibyaha byose Mwuka wera kanyigisha atuyobora mu kuri kose azazamuka n'itorero ubwo Yesu azagaruka Mwuka wera kanyigisha atuyobora mu kuri kose azazamuka n'itorero ubwo Yesu azagaruka Mana data uri mw'ijuru turakwinginga muri ibi bihe uhembure umurimo wawe imitima yacu twese kangura abasinziriye utarura abazimiye ubasubize mu nzira uzasange turi maso Mana data uri mw'ijuru turakwinginga muri ibi bihe uhembure umurimo wawe imitima yacu twese kangura abasinziriye utarura abazimiye ubasubize mu nzira uzasange turi maso twese we kubw'ubuntu n'imbabazi
zishya ibyagera bizashiraho ibyambere ntibizibukwa arubaka umugi arawurimbisha Siyoni zabure mugwi Yerusalemu ni wo murwa ararema ijuru rishya n'izishya ibyagera bizashiraho ibyambere ntibizibukwa arubaka umugi arawurimbisha Siyoni zabure mugwi Yerusalemu ni wo murwa ibyo twari twaranyazwe azabidusubiza ubukire n'ubugingo biradutegereje azamu wa mbere yazanye urupfu ariko adamu wa kabiri yaduhaye ubugingo bikaduteranya nawe yabisize kuri wa musaraba Nibura kumva icyo tubabwira ibyo umwami ugiye kuza aje kwiga ingoma ye ari kumwe n'ingabo ze n'abera bo mu ijuru azaza ibinguka bitazashira ubundi ibyago n'amakuba bishire kandi indwara n'inzara bizavaho katakuribwa n'ibizaba mu isi nshya ariko siyo niyo tuvuga iyo misa ubwo tuvuga iyo mu ijuru ariko umurwa Yerusalemu niho inshuti zose za Mesiya zizateranira kuri uwo murwa Yerusalemu niho hazava amategeko azategeka yasisha ariko siyo niyo tuvuga umukiza azakoresha ibirori tudahari bituruhura mu kigo cy'imiruho Hallelujah. haleluya haleluya tubwire ukuntu yiyumva iyo areba abantu b'Imana iyo areba korali Hoziyana uba wumva umerewe ute wiyumva ute mu myaka 49 nkora uyu murimo mba numva merewe neza by'akaburarugero wabwira iki abakiri batoya rwa rubyiruko b'abana watoje ku munsi nk'uyu wa Pentecote reka mpite nahuranya ndase ku ntego kubatizwa mu mwuka wera ugakomeza ukayoborwa nawe bana banjye bitera umutwe mwiza hanyuma
gukerensa agakiza ka Yesu n'imbaraga z'umwuka wera bitera umwaku. None rero ariko iyo umuntu ashaje ararondogora, reka ne kurondogora umushumba bitamubabaza. Bana bato, rubyiruko, mushakane Imana umwete. Jewe na Dorfe na Sira na Karekezi na Poro n'umudamu wa Dorfe Drosera, uko twabigenje muri iyo myaka ya kera, twabishakishije gusenga, tugasenga kugira ngo twasaze. Naho iturebera hirya irakomeza iratujyana adoro, dore tubisaziyemo. Ese mushumba wanjye ibyo si akanyamuneza? ni ugusenga tugakomeza tugasenga kugeza tubisaziyemo. Twongere dushimire Imana tuyikomere mu mashyi cyane. Karibu korari Beura.